Yeah. Of course ndi nega ukuri nakoza amakosi guturuka mbari nicyo gihe cyo kumanika flag nubwo imihanda ifite imihari na sport nasabye bampozi bikari kuko mu maso bambona mifariyo ninje bansaka hama byose mbikora nga Barack Obama amugona tushowe ni Ghana nza muri pantaro ndewe umufana abaviye bashaka hatana ku muhanda bafite fitina ndi nigita za muri pantaro imihanda nafunze mu bandana kubita beat mugahaba nataye nyonga ugasala yeah. Ya zutapwa kuritswa gacapisha genge mutamo mesire njigenge ya gold afite icyo mariye faka ngucama ngaside hayitosha nakorewe switu mfite ubugome nabaye nkagahini ibi byose mbikorera fame ndindi zibici nzane ya case bici nakateni na mpamvu uri kumva sound dore umwanzi akambiza isura rakoro byabaga mbone down biragoye kuzamuna down haso na yeze mfaca gukabi town umuzimu wa Ida na Paramba mbone natumye ninjira Saudi rusimbi na ganje ni nayo karere yatumye ninjira bad mfite imyodo kumva urupfu rwa diwa ngiri icyari ri house Reka nanone ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje kuri Sade TV. Reka nanone ngusuhuza rwose rerere mu Rwanda abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari muri diaspora nyarwanda mwese turabashuje kandi tubahaye ikaze. Nanone ani kuri Sade TV nkubwira ko ugeze kuri Sade TV kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibintu byiza tukugezaho. Ya turi kumwe n'abatumirwa kuri Sade TV nkuko mubireba. Reka duhere kuri wowe ufite microphone. Turi kumwe nande kuri Sade TV. Yeah for sure. Muri kumwe n'utwa 6 Dira bow. Ngo bitwa 6 Dira. 6 Dira. For sure. Yeah, mugenzi wawe naye muhereze tubwire kabiswariwe. For sure. Muri kumwe n'uwo bita Big Tom. Yeah. Ani kuri Sade TV mwahageze. Kuba ageze kuri Sade TV bwa mbere aba ni abastare twakiriye. Impamvu tuba twongeye kubabaza amazina nuko hari ubuje kureba Sade TV akoze subscribe vuba. Yeah, niyo mpamvu tuba tugomba kumwa-updating. Yeah, Big Tom nye no muhanzi. Yego. Utangiye vuba. Ndakeka ntangiye muri uno mwaka. Yego. Ya urakeka cyangwa utangiye muri uwo mwaka? Ntangiye muri uno mwaka. Ya ereza na mugenzi wa microphone. Yeah, for sure guys. Ya 6 Dira squad tubwe bitwa. Yo man. Ya 6 Dira amazina y'ababyeyi nayahe? Amazina y'ababyeyi se nona. Amazina y'ababyeyi bifuje ko yatugezaho inbox. Nge nashaka yabagezaho inbox apana outbox gutya ko ruhame kabisa wapi. Ya ntacyo bitwaye kabisa. For sure. Nimba ariko ubyifuje ya. Tureke kujya muri byinshi ngo tuvuge byinshi, reka tubanze tubwira dukurikiye kuri Sade TV ko muri abahanzi tubakiriye munatangiye mubibwira muri bwa buryo bwanyu nk'abahanzi. Yeah, let's go. Asdira 16 muri Tana yariye benshi burikanya ibi byose bisaba gatanya no gari namura tutabana arashaka kumbyarira abana kandi ngewe ndacyari n'umwana sinatuma Mary yigaya nuko nahuje na watarimo mu gakino meze nk'amari amacengo ndafanwa nka Messi la kasnactinga mu Tokyo sometimes ngakina na dojo the first me game muri Cobra Kai no bwana day banshinje bitabe the first me game muri Cobra Kai no bwana day banshinje bitayo for sure man. Yeah, 6 Dira. Yeah, 6 Dira murumva kabisa. Yeah. Patikoraho. For sure. Yeah, Big Tom naye duhereze kabisa. Yeah. Imipaka irafunze gusa ko nje diriri hanze amavemo yarekere hasi kukurahagurukira gurkwika ababikomeyeho ni muze kuko diriri jiri kwaka muracaye ko mbona diriri goteshejwe n'igipangu cy'umuriro urufunguzo go ruravaye ko mbona rubitse mu menyo y'amagana singo wabungubutsa ko diriri gucana umuriro nawe urabizi amazina abaye menshi ku buryo basigaye bayintipo pose mbana so ngombwa kwerekana ngiye taragera ndamurutse baraje batangiye kwibaza nimba diriri nyitwara mu kuguru imba mutabimenye impano watereye bindura katira ya po murabona ko ari umuriro kabisa. Ya twakiriye abasani bazi ibintu bakora. Ya dusubire kuri 6 Dira. For sure. Ya 6 Dira tuzane biki kuri Sade TV.
kuri Sade TV je bafitiye ibiturika kabisa. Ya ibiturika. Komeza kwibutsa fans banje ko ewane vuba ari album kabisa. Ya album muravuze ngo tuzaniye ibiturika ubwo ni ibiki? Ibiturika nyine mvuga arumva bari boro za Danger like music nyine zewane. Ya bari music meze neza. Music kabisa. Ya hano tuba turi muri entertainment turi ku entertaininga abantu bataza kumva ibiturika bakagira ngo ni ibidasanzwe ubwo for sure. Dila batubwiye muri za slang z'abahanzi kwari n'ababyeyi batwihanganira rimba batumvishije ariko nyine kwasobanuye. Basobanuriye ko abari muri za slang z'abahanzi for sure. Abashatse gusobanura nyine ibihangano bimeze fresh. Ibiturika. 6 Dila watangiye music ryari? Ni 2K24 ejo bundi kabisa. Watangiye 2K24. 24. For sure. 24 ubwo ku muntu wumva ururimi rw'ikinyarwanda ubwo wamushatse kumbwira ko ari mu muhe mwaka? Ubwo mvuze ko ari muri 2024. 2024 nibwo yatangiye music. 4. Dusubire kwa Big Tom we yatangiye music ryari? Njye natangiye music ejo kabisa. Ejo? Njye mbyite ejo kubera ko ni uno mwaka kabisa. Ni uyu mwaka? Ufite indirimbo zingahe? Ziri kuri channel nenye. Ariko zitarajyaho nizo nyinshi tu. Mu gikoni nawe urimo uradutekera kabisa ibihangano bidukorera fresh bidatinze album kabisa. Izo ndirimbo maze gukora yo wakoze bwa mbere ni ihe? Yo nakoze bwa mbere bayita udufoto. Bayita? Udufoto. Udufoto ni indirimbo usobanura gute? Indirimbo nyine ni tu story tu. Duhe imirongo twumve. Roveni Beni na Pamela numva nagura na kamera kajya nifatira udufoto rimwe na rimwe nka boroka rimwe na rimwe urankoshona kumva ngiye no kubireka nkabifatira n'ibihano gusa rimwe ukabinkorera anytime nkabikora nijisha samutankabona kuri kundyarya gusa nanjye bikantera kwigunga nukagira ngo nuko ntabibona. Ndagusha kukankupa ndabikora nkaruha ndagusabye winsiga dore nta wundi nkeneye ndagusha kukankupa ndabikora nkaruha ndagusabye winsiga dore nta wundi nkeneye. Murumva ko Big Tom kabisa abimo fresh. Dusubire kwa 6 Dila. For sure. Niho nayitangiye kabisa. Iyo ngoma bayita Degree. Degree ndabizi amwe muri bo barayizi kabisa. 6 Dila ngo watangiye music 2024. For sure. Ingoma ya mbere wakoze ni iyihe? Bayita Degree. For sure man. Niyo yiri watangiye uturirimbiraho cyangwa ni yindi? Ni yindi kabisa. Nawe duherezeho. Amasozura ikizenga ubuzima buranga ritapatirura ibiniga byikundira bambs ndetse na nyashi bashaka dupushe ni byinshi nataye mu maso yanje benshi banyereka ishaza iyi rap star bisaba yo giti ndetse na Degree is Degree zisaba imyaka kazi saba imana hari benshi bakiri mu bwana kandi bafite n'ubwanwa yo ni na fantu nataka location nigange sinagwa collaboration ni benshi dukorana violation one piece tunataka location dukwiye papuro no vibration one day tugakora muri session bishi na hati yo no regression one day tugakora muri session papa nigga for sure ibintu num bombo crat guci kabisa man dukubitire no kuyindi ngoma twumve kabisa ngoma for sure let's go iyo nanze singaruka bose barabizi ndavuduka ibyo mwigira bizashira kandi muteze gutumirwa iyo mbonye ibebeza ntekereza kutazasama abo wanze bagaruke keshi mbone witesha umurwe ibitambo dutanga duhiga mura ugasanga yajyana mu maputa yandika hayo kabinjiji yasapi kugatanga emoji yandika hayo kabinjiji last day bashaka urukundo wa mbere namubonye igikondo turabana twatobanya
gakondo namukatiye niruka ritondo nubwo yari feva ku isoko yakoraga adatanga imisoro kamupoye mugarura mago kuko ndaheza mbona soro emuteni nyifiti ideni siros kuri momo ni somo siko nagurijemo kashe ahubwo ni Chris wanteye ya 2K papa Chris ya 2K nigga jaja 6 dila ni ryari wiyumvishemo ko ufite impano yo kuririmba ewane ni first day wundi nje byatangiye wundi navuga ko byatangiye ndi class nyene tu byatangiye uri class ndi muri class gutya muri class mu ishuri no byatangiye kabisa muri class ubwo yari mu wakangahe ejo wundi niga mu wa gatandatu level 5 kwiga mu wa gatandatu ejo wundi kabisa wasoje kwiga ryari kugira ngo abadukurikiye babisobanukirwe fresh si muri uyu mwaka ra kuko urabona nyine bihe byarahindutse nasoje 2024 2025 for sure bakurikira amakuru ndakeka babyumva n'ibintu bisanzwe for sure wowe igihe wicaye urabona yo umwana nyine akiri mutoya hari ukuntu aba yavuga ati ngeya mba numva nzaba umuhanzi undi ati mba numva azatwara indege undi ati nzaba muganga undi ati nzaba dogiteri wowe inzozi zawe ukiri mutoya zari izihe banjye inzozi zanjye nakuze numva nzibera umusoja nyine tu nzibera umusirikare nyine umusirikare kuze wumva uzibera umusirikare ahubwo sinzi ukuntu naje gusanga koze mariye na hip hop kabisa for sure dusubire kwa Big Tom yo ni ibiki bishyashya wari kudutegurira birahari byinshi cyane hari imiziki mishyashya yakozwe n'itarakorwa ni byinshi cyane wumva uzaduhereza indi ndirimbo nka ryari n'indirimbo se vuba kabisa zirahari vuba ngaha none Big Tom iyo uvuze vuba buriya nk'umufana wawe ugukunda cyane ubwo yakumva uvuze nka ryari ushobora no kuba mvuze nyuma ya wiki bivuze ngo nyuma y'uko tunavuye ashobora kumva anytime dropinze byabaye bore ya danje kabisa ikomeye umaze gukora video zingahe video ni 2 audio zigera mu 8 audio 8 twabakiriye muri babiri hari udukurikije ushobora kwibaza ngo ese muri itsinda cyangwa buri wese akora ku giti ciwe mu bamara amatsiko nabo kwebwe buri wese akora ku giti cye ariko akenshi turakorana tu akenshi murakorana bivuze ngo mufitanye collabo zirahari nyinshi cyane hereza 6 dila microphone 6 dila ngo mufitanye collabo nk'uko Big Tom abivuze collabo zirahari kandi zirenze imwe nyine tu collabo mufitanye collabo zagiye hanze cyangwa ziracyapfundikiye mu gaseke ziracyapfunitse ariko nariba nazishaka twazibanyurizaho nabirenze yo collabo mwazayidushyirira hanze ryari urumva kuko hari ziri kuri album yanjye yego nawe hari ziri kuri album yenyine nka gutya nyine kubise support nyine kuri album naye ndayimukubita nyine gutyo nyine tu mudukubite kyo boro twumva ibyari byo mwakoranye boro kwakoranye se yego iyo boro bayita yewane 17 bayita 17 twiseke 17 for sure ni mudukomeho kabisa twumve ibyari byo yabunze nka ruhumbi n'igipeti cya 17 bakarabye izidikiri kwamanitse imisatsi tubona bakaraze umbabaje narakureze kuko warasaze reka ngukorere disi usangira na nyoko bukwe ibyo wakoze urimo kubyicuzo shaka ko duhuza kandi narashyinguye uzigire bizo shaka ibicera pana kuba bizo cata na sheri abo bose badufera bakati rero ndagira ihereza imipango y'Imana inkuye nk'umuruho 17 wanyiciye izina 17 wanyiciye izina
afite 17 years ataragera muri nyanyazi aracaka afate ku manyanyaje dore nguwo kubita papa ari member sak madiki and then I link your pussy nabikoze nikinira buri munsi turimo kwibyinira abapeti bimariya kandi batazi kwiyambika ndabona ushyushye bute ndabona ushyushye bute nabikoze nikinira buri munsi turimo kwibyinira abapeti bimariya kandi batazi kwiyambika ndabona ushyushye bute ndabona ushyushye bute pa for sure man jeje bito miyoboro ndumva ari fresh bya dance ya nibyo n'izindi nyinshi yo ndirimbo mwayitekereje gute ninde wazanye igitekerezo hagati yanyu mwembi ya ndirimbo nyine ni true story to ni true story story zabaye avuga ngo why not se ndazivugaho ko abanyarwanda wenda bazazikunda ya hereza 6 dira na microphone yes izo diru zabaye mu kumva mwazikora mw'indirimbo nizi izo diru nyine urumva impamvu nyine ubundi fast reka duhere ku izina ryawe 17 urumva nyine 17 urumva ni 17 kandi urumva nyine muri make n'ibintu biri kuba hano hanze nyine nawe urebye urumva ugasanga abapeti b'imyaka 17 nyine usanga nyine bagushaka kujya kwimarira nyine navuga gushyingirwa nyine tu shaka kujya gukora ibintu by'ubukwe nyine urumva nyine kandi nyine ubona nyine ari hatari nyine bagomba gukora mariage babanje kubitekereza babanje gukora babanje no kumenya kwiyambika kabisa nk'umuhanzi n'inama wagira urubyiruko inama nagira urubyiruko se kwa dependinga tugende nyine nk'ubyo bakora nyine urumva hako nyine cyamenge nagira urubyiruko inama nagira no kureka nyine ibiyobyabwenge tu kureka ibiyobyabwenge for sure angaho wapi kabisa ibyo uvuze n'ibyo ni ngombwa urubyiruko rugomba kureka ibiyobyabwenge cyane kabisa kuko hari igihe umuhanzi asanga afite indirimbo cyangwa umwana abyuka kumva afite impano runaka akumva ko agomba kujya mu bintu bitari ngombwa ngo kugira ngo azabe icyamamare like gutya nk'umukobwa afite talent ngo kujya izamura agiye kujya ngo gusambana ibiki byose ibyo ntago byubaka talent ahubwo birayangiza kabisa Big Tom mumpere microphone Big Tom we niye nama wagira urubyiruko inama nyine ni ukureka ibintu nk'ibyo nyine biri nk'ibiyobyabwenge bagakora nyine bakiyubaka tu bagakora cyane nyine ibibayobya bagakatira bagashakisha bakiteza imbere cyane aha bari fresh kabisa dusubire kwa 6 dila 6 dila urabona hari uburyo mwana bafite nk'impano umwana nyine ukiri mutoya akaba yabibwira ababyeyi ntibabyumve ababyeyi niye nama bagira cyangwa se ni ikihe gitekerezo wabahereza ababyeyi se yego ababyeyi ngiye numva ni nk'igitekerezo urumva nimba umwana akunze ibintu akuza bikunda nyine nawe ubona kabizi cyangwa birimo neza urumva yego why not utavuga ati umwana nabikomeze rima ntacyo biri buze kwangiriza ku buzima bwe ababyeyi bagomba kwita ku bana bakabafasha kuzamura impano zabo sibyo bya fresh bagombye kubafasha nyine bakazamura izo talent zabo nyine bagomba kubafasha bakazamura impano zabo bakazisapotinga kuko iyo ababyeyi batabaye hafi niho bajya muri bya biyobyabwenge kuko ntabwo byazagutererana nta nubona nyine nyine hari ikintu wagombye gukora no cyaba ari kibi ngo talent yawe kandi ubikunze bigende niho bizana nyine kujya mu biyobyabwenge ibintu nk'ibyo by'ubusambanyi nyine rero ugasanga umwana apfuye uko nguko byapfurwo ngurwo aka kandi impamvu tuba tukanyujijemo tuba tugira twerekena bagenzi bacu bandi b'abahanzi bibabera isomo kuko hari abahanzi bumva ko umuhanzi ari ngo akoresha ibiyobyabwenge cyane cyane nk'amwe b'abaraperi reka baba ari kwibeshya umuntu byumva gutyo wamubwira iki umuntu byumva gutyo ndamubwira ati rimba ibyo bintu bimurimo ntazabigerageza arebe ko ibyo avuga babifata
cya umuntu bigerageza bari ukwibeshya. Niwe muhanzi ukunda mu Rwanda? Mu Rwanda se? Yego. Rwanda nje nkunda ura mujene yitwa Holix kabisa. Shout out to him kabisa. Holix. Holix. Ni indirimbo y'ukunda? So jikunda ira Apollo yitwa MVP. Ituririmbeho twumve. Nababanye MVP imitwa birapanga kunyica. Dupfa impano nambaye muri Jeep utazapfa kunsiga. Mene mbwege yasamye fika bakoti ku ruhudu rwakabye. Tupac atanyutse bamucamo kandi GPS asagutse. Zara mask twanjame imitimbwa ya mind zakamye fuck. Kuki mwazi bwaguye ndazinigwa akajuga namwe bish. For to break muri violation ngora switch mu TikTok vibration. Soka ni cyana bajya vacation yondana mutenzi na location. Sibwo bwa mbere kwaba duciye iminyururu. Pa. Shout to him kabisa. Jaja. Pera Big Tom Mike. Big Tom unwe muhanzi wemera wowe mu Rwanda? Ya nuwo kabisa Holix. Nani we wemera? Ya. Ko mumuhuriye hora? Kwisanze byabaye. Ya. Ya none wowe ni ndirimbo yiwe wemera? Mubyeyi. Ya ituririmbeho twumve. Mubyeyi ngarutse nk'ikirwayi today. Mubyeyi ngarutse nk'ikirwari today. Mfite byinshi umutima watsimbye twagiye. Big Tom watubwiye ko ukunda Holix. Ya turirimbira indirimbo y'ukunda. Bayita 2K free. Yirembe. 2003 y'amaso wanyereka izuba nibwo Holix yaje kuvuka bahindutse umunwe yaganje basupa abayanze umugati wa supa ajya kurya imihanda atapatirura uko iminsi yagenda gishira bijye mste Big Tom. Jaya abadukurikiye kuri Sade TV rero hano tugiye gukora battle tugiye guhereza 6 Dilla microphone duhereze na Big Tom microphone 4 turebe ushoboye cyane kurusha undi. Murabyemera? Jaja. Of course ndi nega ukuri nakoza amakosi guturuka mbari nicyo gihe cyo kumanika flag nubwo imihanda ifite imihari na sport nasabye bampozi bikari kuko mu maso bambona mifariyo ninjiye bansaka hama byose mbikora nka Barack Obama amugona tushowe ni Ghana nza muri pantaro ndewe umufana abaviye bashake hatana ku muhanda bafite fitina ndi nigita za muri pantaro imihanda nafunze mu bandana kubita biti mugahaba nataye nyonga ugasala ya zotapwa kuri twaga chapish genge mutamo mesire njigenge ya gold afite icyo mariye faka ngucamo ngaside hayitosha nakorewe switu mfite ubugome nabaye nkagahini ibi byose mbikorera fame ndindi zibici nzane ya case bici nakateni nawo mpamvu uri kumva sound dore umwanza akambiza isura rakoro byabaga mbone down biragoye kuzamuna down haso nayoze mfaca gukabi town umuzimu wa Yuda na Paramba mbone natumye ninjira Saudi rusimbi na ganje ni nayo karere yatumye ninjira bad mfite imyodo kumva urupfu rwa di wangiri icyari ri house buri page yavuka ubwo mu rukundo rusigaye switu no kwimenya byongora buru byumi nazamurisha zagatonga kumena papa. Bazumenye ko utazi no gukaraba bazumenye ko utazi no gusokoza bazumenye ko utazi no kuborosa bazumenye ko ntari levo yawe bazumenye ko utari levo yanje bazumenye ko mfite jani ndende bazumenye ko utari na murefu bazumenye ko ndi guhiga ifungo bazumenye ko nzafatisha don samatama gen kuko mpora nkanuye uzamuri jose gato niga mbita ndikata warazimye ufite bank mwenda kubona iyo ndirimba bitiri yumvira igaba imfura y'amagambo nje sinjano magara fite dream fite vision kuri broken fite plan sinavuga menshi nigga ske tukomeze je badukurikiye kuri Sade TV hari abafana Big Tom hari abafana 6 Dilla nimujye muri comment mutubwire uwabikoze neza kurusha undi muri tayari twongere muri tayari reka dukomeza badukurikiye mujya muri comment mutubwire wo mubona wabikoze kurusha undi kandi nimba ukunda iki kiganiro ntibagire gukora subscribe ni entertainment badukeneye ko abantu baruhuka mu mutwe
For sure. For sure. BNB kuri mani topic underground bashakira uptrend izo rap zikorerwa asa chapans kwifatira zaza kode tutri down la kefra meditation ikorerwa tensions BNB muri trade imbarirwa mo 5 every pile by that session don't spend bicari mama gahunda no gufata isi bad life nakuriyemo diri zose nataka emo izo puta zishake your time proto gufata wide pro 3 down maji katira byo star wars don't spend bicari mama gahunda no gufata isi bad life nakuriyemo diri zose nataka emo izo puta zishake your time proto gufata wide pro 3 down maji katira byo star wars. Nubatse umuziki mu nkarakara havamo etaje babyita amashaba none Yeah. Nubatse umuziki mu nkarakara havamo etaje babyita amashaba none gisi wantarasaba ko nta umuntu tumwe tuvugana jya gusambira handi wintesha umutwe wansize ndi pop ukaro mfite mbece ko nkunda rirenga irushye nagushyinguye cyero ubufone nkupe mwanya mfite one wastu jipo nibyo wambitaye aho ubusincuruka mu dukundi ga Yeah, burya mpora ni top nshaka ibiceri ngwamo Rio trap undi nka king ibiceri ndashaka magana so fresh impora mpanga maniga ntega iminsi we burya mpora mpanga azwa ndakora gusa mwe nimwumva ibyanjye nsikwepa gahunda iyo ndimo nkwepa bigunda fote zibona zihunga ndakora gusa mwe nimwumva ibyanjye nsikwepa gahunda iyo ndimo nkwepa bigunda fote mumbona muhunga papa Kera njiri muto taramekeza n'ikibi nakoze gusa mu buzima nzira ibyo nkunda ko naziko izayo ibyo nkora bikanitse imipaka uko nabikoraga mpaka hari ababijyaga impaka bavuga ko nge ntarapa ahubwo babona mba ndi no gupapa gusa nizanza papa rapa ibyo nkora bikagera kure ndetse bikagera n'imahanga buri ko ngewe nicaye mpanga ngakora igikorwa cy'ubuhanga hari n'abari gupanga bakicara bacura imipanga ibyo nkora ntibari kubyumva barashaka no kunshira mu mva cyane friend abavandimwe bore karika bicara banconganisha bareko nje nabireka sizijyana nabireka cyane nkiri no mu burerwa sinari ko nagera aha nataraha nzagera izasaba kongeramo kimi kugira ndebe ko arabona kigeza so na mbere sunika mbere ngizasanga negera imbere gas buri step nateora fu kango femba nabizicyuye igipfuko ubona kwisura nagari jipo nakobotse isura marishare kancheka ndivara generateur isarangeze imbere bazigenga yo amadebe umfa ari tafu duhuje ngo mene bigitoma amazi kinyeje magikora old school kuni njyana yagaze ibyo mwavugaga muri make aje mwakumimba kubye kane for sure. Ibihumbi 2003 y'amaso banyereka izuba nubwo Bigito naje kuvuka bahindutse umuntu yaganje abasupa abo yanze umugati wa supa ajya kurya imihanda atapaterura uko iminsi yagenda agashira avumbuye tarabonanye buda iyo tayi bagenda kuraga gaga. Yeah, for sure guys. Yeah. Hani kuri Sade TV. Ja, abafana n'ubundi mujye muri comment mutubwire wabikoze neza. Ja, ese Big Tom na Sexy Dilla turi kumwe hano kuri Sade TV. 4 Mwe murabona wakomye ndarinde. Dira yankomye wa Yagukomye. Yankomye. Bivuze ngo ise wikura Wise wikura. Oya nabwo nakikura. Hano kuri kamera abafana bataragukura. Wapi nabwo nikuye. Ahubwo nyine mu muziki dufite bakuru bacu. Bamufite bakuru banyu. Yeah. Muhereze microphone twumve nimba nawe ariko abyumva. For sure. Urabibona wamukomye cyangwa yagukomye. Nurucabana nta mwana yagareka gukabare. Jeje haro ni muza kutubeshya kabisa abafana barabitubwira muri comment. Baratubwira aho barabyibonera mane. For sure. Baratubwira. For sure kabisa. Abadukurikiye ku Sade TV ni mu kore comment mutubwire nimba ari Sexy Dilla cyangwa mutubwire nimba ari Big Tom. Wow nigga. For sure. Jeje. Nge singiye kuvuga ngo wabikoze neza no Big Tom se cyangwa ni Sexy Dilla. Yeah. Nge ntegereje icyo abafana bari butubwire. Narwo nicyo dutegereje gusa ino nge ndabizi wae. Ntimwizese umufana wanyu. Abafana turamwize aravugisha ukuri. Jeja. Yeah, ufite YouTube channel. Yeah, for sure ndayifite kabisa. Gira badukurikiye kuri Sade TV YouTube channel yawe bajye bakore subscribe bagushyigikire. Na YouTube channel yanje ni Sexy Dilla. Sexy Dilla. Ni Sexy Dilla. Jeje. Ni bow nigga.
cyane bajye bakore subscribe like comment niba kundi ibihangano byawe bakoresha n'abandi babibone For sure Jeje twagiye kwa Big Tom ski ya Big Tom we to be channel yawe yitwa gute ya nk'ibisanzwe ni Big Tom 42 ibisanzwe ni Big Tom 42 ya Big Tom 42 niko channel yawe yitwa ya niyo ibihangano byawe abadukurikiye babisanga niho babisanga kabisa ya naho nibagiye bakore subscribe like comment ndetse ski niba kundi ibyo ukora babisangize abadukurikiye cyane hereza 6D microphone for sure ya microphone 6D urayifashe yeah nawe rero tubwire social media platforms zawe kuko uyu mwanya tuba twabonye ugomba kwamamaza ibintu byaba dukurikiye ndetse bakajya kuri social media zawe bakaba baguha support for sure Yeah. social media nkoresha urumva then Spotify ni 6D Audiomack ni 6D Instagram 6D YouTube nyine mbega ubundi the same nyine tu hose za Instagram Hose. Twitter n'abakoresha za Apple Music kabisa shout out kabisa TikTok. for sure na TikTok Nkuko Big Tom yabivuze uri mukuru muri music ushobora kuba uri grand frère nkuko yabivuze ubwo nibyo nyine usanga icyo bakubwira ubwo niko bimeze for sure kabisa ni byiza cyane kuba wakora music ukacururiza indirimbo zawe kuri Spotify, Audiomack, 4 Boomplay ndetse n'ahandi yatandukanye henshi cyane za iTunes za Deezer hose bagera music hose hose kabisa nibwo music ikora ikubyarira umusaruro subire kwa sure. Big Tom we social media platforms za nizi imbuga ni Big Tom imbuga zose kabisa Facebook ni Big Tom hose TikTok ni Big Tom Instagram ni Big Tom bivuze ko everywhere kabisa ni Big Tom ni hajyo now following kabisa ibintu bigomeze kugenda fresh nta gitima kibe kugaruke kuri music urugendo rwanyu murubona gute nize nzitizi abanzi bakunze guhura nazo inzitizi ntabwo zijya zibura ahako nyine uragumya ugapeza nyine tu urazihanganira ukagumya ugapeza kuko n'abari hejuru cyane ntabwo bari bazi ko bazahagera inzitizi muhura nazo muri music nizehereza 6D nawe kumva icyo atubwira inzitizi nge mbona buri ziri hose ntabwo ari kuri nge gusa icyo bise promotion kabisa promotion yo ya mbere bundi promotion niyo iba igoye niyo kabisa kuko urabona nabari bari hejuru urumva wasanga batanaturusha imiririmbire myiza cyangwa imyandikire myiza urumva ariko deni nyine kuko babonye iyo promotion bakageraho bagira nyine urumva nyine naryo niyo nzitizi kabisa badukurikirana kuri Sade TV buriya promotion aba ari ingenzi cyane muri music muri kintu cyose ntabwo biba birangiye hari n'ibindi bikenera kugira ngo impano y'umuhanzi ibashe gutera imbere none wowe n'ubuye buryo ukoramo promotion y'ibihangano byawe cyo buryo nkora promotion y'ibihangano byanjye umfanyira nka gutya nyine hari Paul Youth Talent Show shout out to Mr. Me Mr. Me American Boy shout out kabisa nyine iyo boro nyine ni show igiba nyine ndakeka ni session zaziba kabiri nyine mu kwezi then nyine niho navuga nka promotion muri no minsi mfite pe uko nyine ngaragariza ibikorwa byanjye then nyine bakagenda ayibona nyine nuko bimeze kabisa Big Tom nawe tubwira uburyo ukora promotion y'ibihangano byawe promotion uburyo nyikoramo hari nka after party yabaye nk'ahantu wenda nyine nk'abajene banje bakazahamagara wenda nkazajya kubasusurutsa numva ibintu nk'ibyo na Youth Talent Show nayo ikabidufasha muri ubwo buryo
cya Big Tom nibwo buryo ukoramo promotion y'ibihangano byawe? ubwo nibwo buryo bigaragaramo. Yego, hereza 6 Dilla microphone. Ya 6 Dilla. What's up, fam? Ujya ubasha kwitabira amarushanwa runaka atandukanye? Reka. Kubera iki? Nyine simba nafashe amakuru ku gihe niyo mpamvu. Ja rero ubwo kire kuba utabikunda ariko ugomba kuba update nk'umuhanzi. Ya. Ariko nyine abona hari ayo mahirwe ntagucika ukayabyaza umusaruro. Aho nyine aho ngerageje kumenya nyine ko biri kuhabera ndahagera. Cyane ko bemeze kabisa mujye mujyana n'ibihangano byanyu kuri radio, amavideo mwajyane ku mateleviziyo. Abadohoza ibikari kabisa. Abayobozi ibiganiro baduheza ibikari tuhageze baduheza ibikari. Kubera iki ubu ntago mubabeshyeye? Ntago mbabeshyeye dabadohoza ibikari kabisa. Warabigerageje bikanga? Narabigerageje inshuro imwe nahise ndambirwa vuba sinzi nyine gomeza nyine forcinga nyine. Oya buri umuntu arambiwe vuba birangira ya mpano yawe nta kintu igezeho. Niwe wagerageje kujya bikanga? Kuri radio Rusizi kabisa. Kuri radio Rusizi? Ya. Kwanza ko se ntaye bajya banje. Buriya byari byagenze kugira bakwange. Uzashaka undi mugenzi wawe gerageza ndere imba nayo bamwemerera kabisa. Kuko ntago nje banyangiye ariko nyine babitindije mu nzira cyane. Ntavugisha ngo buretse ibiki. Ibintu byose bigira process binyuramo. Ariko ngiye mpamya ko ujyanye indirimbo yawe kuri radio mu buryo bwiza ntago bayanga kuko n'abandi bahanzi barazijyana. Nje nagwe ntago ibintu bitinda mu nzira. Ni umunsi wa mbere ngukubiti ukambwira buretse wa kabiri wambwiye ati biravamo cyane bivamo nkamenya inzira zanyu. Niwe munyamakuru wakwangiye? Ntago namuvuga. Ja 6 Dilla kwikomereze as a Big Tom microphone. Big Tom hari indirimbo yawe nifuza ko utubwira wateganyije niyi? Wahita narereye iniga. Warereye iniga? Narereye iniga. Warereye iniga gute sasa? Ndiye msigira amatsiko adanje kumva ngo warereye. Amatsiko we ntiwabara no kuyagira. Yabaze ko yagize utaranayumva. Warereye iniga ni indirimbo yawe? Ya. Iri hanze cyangwa ntago urayishyira? Iri hanze na YouTube iriho kabisa. Iri kuri ya YouTube channel yawe watubwiye. Ya ituriririmbire twumve ko bimibiri. Sgi narereye iniga maji kani nawe ndebera 10 ipena na spendinze ku mwana nateye inda ndasenga ndafite na sida yambeshyeye nta na shida nabuze aho mbihera mbibwira ababyeyi mumbarire mbivuge nakoze ikosa nicuza tukuzura byarangiye ndabura do ngira ngo nicaka saso amazi kanyamuta mu mago naguze n'imisego mfite kashe z'ubusale kuri sine cyari ibisazi ese hudu bazabifata gute nibabona ngarutse no murwe ansabye kumwereka amabukwe kandi ifite undi mukwe ese hudu bazabifata gute nibabona ngarutse no murwe ansabye kumwereka amabukwe kandi ifite undi mukwe nakunze babiri batatu gusa umwe wantetse umurwe nabikoraga ndafite n'ubute usangaje kumubona na gute disi namwita gatita hafi kumwambika impeta nubwo yanteje abaheta kuseta mbuzi cyo mvuga ko mbona wamaze pesa kandi ngifite na sister ko mbona wamaze pesa kandi ngifite na bro byabaye kunyikirize nasubiye kwa muteyinda bitamo kuri ko nkunda uwo mbona aramfera ese wudu bazabifata gute nibabona ngarutse no murwe ansabye kumwereka amabukwe kandi ifite undi mukwe ese wudu bazabifata gute nibabona ngarutse no murwe. Big Tom kubera icyo ndirimbo wayise yarereye iniga niye message irimo no ubutumwa ashakaga gutanga? Message irimo yo ni ndende uko nabwira abafana nyine uboro bayumve cyane kuko nta kintu kirimo kitabaye. Nta kintu kirimo kitabaye. Ni true story za nyazo nyine. Il est based on true story. For sure. Ntacyo tuzongera utuganirize bushyashya tukubaze noneho birambuye. Yo ndirimbo wise warereye iniga narayirereye. Warayirereye?
arayirereye. Okay, ako rero nagapfundikiye kabatera amatsiko bagende bayumve neza. Yeah. Bumve ubutumwa burimo na message bashakaga gutanga. Iri kuri channel Big Tom. ya kuri channel yitwa Big Tom. Big Tom 42. Ya hereza Big Dealer 6 Dealer microphone. fasha Ya 6 Dealer turi kugenda tugana ku musozo hano kuri Sade TV. ya Ni ikihe kintu wasaba bakurikiye Sade TV muri aka kanya turi kugana ku musozo? akurikiye Sade TV se Ego. sicyo nabasaba se bari kucyumva kabisa. Cyo nasanye no kudukurikirana kugira ngo nyine baje babona nyine ibikorwa nyine bya so navuga bya buri munsi ra ndakeka ari uko. Subscribe, share, like, comment byose nyine yawane. Ya rero wowe wari ukurikiye Sade TV reka nkubwire ko kuri Sade TV ibiganiro byacu nakagaruka nimba bakunze ibyo dukora ntugene udakoze subscribe. Ciao ciao. Papa shout out respect Lena Le for sure my nigga.